Twongeye kubaha ikaze hano kuri Maxwell's TV. Kimwumva nitwa Peter Dusenge. Muri iyi video tugiye kuganira ku umwandiko witwa Nyiranda. Nyiranda ni umwana w'umukobwa wagiraga umururumba cyane. Umwana w'umukobwa wari ufite ingeso zitari nziza. Reka twumve umwandiko, twumve izo ngeso izo arizo, ndetse twumve nuko byaje kumugendekera nyuma y'uko izo ngeso ze zikomeje gukura. Nibutsa ko niba utarakora subscribe, kanda kuri subscribe unakanda kuri iyo nzogera y'amamenyesha, hanyuma uze dukomeze. Ndizera ko warangije gukanda kuri subscribe. Hari umwana w'umukobwa akitwa Nyiranda. Yari yarajujubije ababyeyi be. Bamusigaga ku rugo akiba inzoga cyangwa amata. Bamubaza uwakoze ibyo, ati simbizi, kandi ibintu ari we wabiyogoje. Bagira ngo babitse ibiryo by'abana bato akabirya. Nyina yamubaza akavuga ko atazi uwabyibye. Bityo mbese ugasanga igihe cyose uwo mwana akunda gukorakora, kunyukura utuntu twose, gupfundura inkono n'ibindi. Iherezo baza kumutahuraho iyo ngeso. Ako kamenyero yari yarafashe akiri muto kaza kumuviramo ingeso atazikura. Ababyeyi be ntako batagize ngo bayimuceho, ariko bikaba guta inyuma ya Huye. Ndetse yamubayeho akarande. Ababyeyi be, rubanda, abo bigana bose baje kumenya ko Nyiranda agira akaboko karekare. Akaboko karekare ubwo yaribaga. Mu museso wa kare, ababyeyi baramubyutsaga ngo ajye mu ishuri. Aho rubanda akabaduka atagombye kugundira ikirago nk'uko abana bamwe bakunda kubigira. Nyiranda agakaraba agatima kari ku biti by'amacunga byari iruhande rw'inzira yanyuragamo ajya ku ishuri. Ndetse n'adahishije yapfaga guca. Bigatuma akererwa ishuri. Umwarimu yamubaza icyamukerereje, Nyiranda akamusubiza ko ababyeyi bari bamutumye. Mbese ari n'umwarimu we ntawamenyaga aho Nyiranda akerererwa. Iherezo mwarimu wa Nyiranda nawe aza kumenya ingeso ze. Ababyeyi bo bari barayitahuye kera, kuko bari basigaye bamugenzura. Bajya kugira aho bajya bagakinga inzugi zose akarusigara inyuma. Umwana atangira kunanuka kubera gushukura. Yaryaga ibyo bamugaburiye ntibimuhaze, ntibimubuze kugira umururumba. Ntahage, agahora ahagaritse umutima. Umunsi umwe nyina aza kwibagirwa imfunguzo imuhira. Nyiranda azibonye ati natanzwe. Agufatira imfunguzo vuba na vuba akebaguza, maze kugira mu nzu aho nyina yakundaga kubika ibintu. Ahumira ku gikombe cyuzuye umuti wari ugenewe kwica isazi. Atereka mbanze nirenze aka gakombe mbone kwitonda. Nanjye ndoreye aho mama ngejeje no kunkingirana kwe. Mu gihe atangiye kugotomera, nyina barakinguye. Nyiranda akubitwa n'inkuba. Nyina amukubise amaso, ati ntimubona? Sinakubwiye ubusambo bwawe. Ubwo burozi urabukizwa n'iki? Wari uyobewe ko ari umuti so yazanye wo kwica isazi?
mbese ubundi urinda kwiba ari uko wabuze icyo urya? Hari undi tuvunikira utari wowe? Uri intezarugo wa mukobwa we. Nuko nyine atangira gutabaza abahisi n'abagenzi, ashaka uwamurangira umuti wo kumurutsa. Muri bo haboneka umwe w'inararibonye, amurangira amataho umuti, amutegeka kumuha menshi ngo yijute. Bakimara kuyamuha, umwana arushaho kugira isesemi no kumererwa nabi mu nda. Nuko sinakubwira acisha hasi no hejuru. Nyamara ariko ntibyamubuza gukomeza kumererwa nabi, amara igihe kirekire atajya mu ishuri, arahira kuzongera kurya ibyo adahawe. Murakoze cyane rero gukurikira uyu mwandiko, ngira ngo mwumvisemo byinshi, cyane cyane abana. Ari abana, ari ababyeyi, twese turabwirwa. Uyu mwandiko hari icyo dusigira nk'ababyeyi, hari n'icyo usigira abana. Bana, kirazira kikaziririzwa kurya ibyo udahawe, ndetse bikarenga tukavuga tuti kirazira kwiba, kirazira kwangiza iby'abandi, kirazira kugira umururumba, kirazira gushukura, mbese kunyurwa n'ibya mbere. Uyu mukobwa Nyiranda ntabwo yajyaga anyurwa n'ibyo ababyeyi be bamuha. Baramugaburiraga ariko ntibimubuze kugira umururumba, mbese yahoraga arurumba, yahoraga ashukuye, ndetse byatumaga atanaga, byaje gutuma atabyibuha, biza gutuma mbese iyi ngeso yari afite yaje gukura, birenga kwiba ibiryo, birenga kwiba amata, akajya ajya kwiba n'amacunga hanze. Cyumvikana cyo nuko atibaga amacunga gusa, buri ushobora gusanga hari n'ahandi yajyaga kwiba. Bavuga yuko uwiba igi aba ashobora no kwiba ikimasa. Niyo mpamvu tuvuga ko ingeso irakura, utangira ku kantu gatoya 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 gatoya, bigakura bikazagenda bikagera ingeso ikaba nini, ikaba mbese ikamera nk'aho ibaye umuco, ikaba kimwe mu bikuranga. Bisaba kubyitondera rero, nimba ubona hari umuco mubi uri kubuzwa, gerageza ucikeho, gerageza wihane. Reka mba ariko mbivuga. Ibyo ngibyo ababyeyi bakubuza byumve, ibyo ngibyo abarezi bawe, abarimu bakubuza, umva nyine ko ari ibibi barimo barakubuza. Nawe ubireke, wisubireho, kandi uhinduke witware neza. Ndakubwiza ukuri, nuhinduka uzaba umwana mwiza, uzakura uri umugabo, uri umugore mwiza, ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Babyeyi, niba umwana agaragaweho n'izo ngeso, sinzi niba kumukingirana cyaba igisubizo. Ntabwo ngiye guca urubanza cyangwa se singiye kubigisha uko biri bugende. Buri wese afite uko abyumva, buri wese afite igitekerezo ari butange. Wajya muri comment ukavuga uti ese igihe umwana agaragaweho n'ingeso yo kwiba, umwana yadutsweho n'ingeso y'ubusambanyi, ese namufasha gute? Jya muri comment rero ugira inama abandi babyeyi bagenzi bawe. Umenye ngo hari n'igihe umuntu atamenya uko bigenda, gusa jyewe icyo nababwira mbere y'ibindi byose ni ugusenga. Igihe umwana yadutsweho n'izo ngeso, hari igihe ushobora gusanga n'imyuka mibi na sekibi burya abareba abantu. Icya mbere ni ugusenga, nunamuhana ariko umuhana umusengera. Numugira inama, umugire inama usengera. Numuganiriza, umuganirize unamusengera. Ibyo byose hari icyo bizatanga. Genda muri comment rero wandikemo uti ese igihe umwana agaragaweho n'izi ngeso mbi, ingeso z'ubujura, ingeso z'ubusambanyi, ingeso z'imico mibi yindi yadutse ku mwana, ni gute n'iki nakora kugira ngo izo ngeso uyu mwana azicikeho? Genda muri comment utwandikire. Naye ngiye kuvuga nti buriya niba umwana agaragayeho kwiba, sinzi niba kumukingirana ari ikibazo cyangwa se kumuheza, kugira ibyo umuhezamo cyane. Yego gishobora kuba kimwe mu bisubizo, ariko
niba Nyiranda yaravuze ati mbonye agafunguzo, agahita yirukira mu nzu, agahita aterura k'agakombe karimo ubu burozi, agahita ayongobeza atiriwe abitekerezaho cyane. Ese iyo aza kuba afite ubwisanzure mu rugo, nta kuntu buriya yari kuba yarabibonye ko ari umuti akaba atari kuwunywa? Ni ikibazo nibajije, nawe ukibaze. Ese nta bundi buryo bwari gukoreshwa ariko ntabeho guhezwa cyane mu rugo? Kuko ntekereza ko uku guhezwa ari byo byatumye atagira amakuru ku bibera muri iyo nzu, atagira amakuru ku biri aho mu nzu, akananirwa gutandukanya uburozi n'ibindi binyobwa bisanzwe bitari bugire icyo bimutwara. Muri comment rero naho ako kantu muze kukavugaho. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo, babyeyi murashishikarizwa gukurikirana abana banyu aho bajya kwiga. Umwana ava mu rugo ugaheruka agenda, ntuzi ngo mu nzira byagenze bite, ntuzi ngo ku ishuri byagenze bite, ugaheruka ataha ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatanu, ukwezi kugashira, igihembwe kigashira agataha, ataha gutyo ngo avuye kwiga. Rimwe na rimwe n'igihembwe kikaba cyashira, utarabona urupapuro rwe, utarabona aho yakoreye, utarareba mu makaye niba yiga, niba nandika, n'igihembwe kigashira ukaba utamubaza bulletin ngo iri hehe. Mugerageze gukurikirana abana aho bari, niba agiye ku ishuri urebe ese yagiye ku ishuri, yagezeyo koko, niba atashye yize ibiki, nyuma y'icyumweru ese bimeze bite, ese unamugenzura, unamukore n'isuzuma urebe nimba koko nyuma y'ukwezi ajya ku ishuri, nyuma y'igihembwe ajya ku ishuri hari improvement, ese hari ikiyongereyeho ku bumenyi bwe. Umusuzume, we guhugira mu gushaka amafaranga gusa, we guhugira mu guhiga ubuzima. Umwana nawe umwiteho, umuhe umwanya, mbese ugire uburyo ubana na wa mwana, nawe umube hafi, kandi umwana apfa mwiterura. Numuba hafi ku ishuri, mu rugo, ukamuganiriza, ukamubaza ese bimeze bite, bizatuma umenya nimba ari mu murongo muzima cyangwa se ari kugenda atana. Abana mwibatererana, mwibaterera abakozi ngo mwigendere, namwe mubahereza umwanya, mube hafi yabo kugira ngo mubashe kumenya imico myiza bafite ndetse n'izindi ngeso zitari nziza ziri kugenda zaduka ku bana, mubimenye hakiri kare, mubashe gutangirira hafi. Ndabashimiye rero kubwo kureba iyi video, ndabashimiye kubwo gukurikirana Maxwell's TV. Niba ukunze iyi video, genda muri share, uyisharinge ku bandi kugira ngo nabo babashe kubona buno butumwa. Ndabashimiye rero, tuzongere guhurira muri video yacu itaha.